Twongeye kubasuza inshuti bakunze mukurikiye Gutya TV, ni wa mwanya mbagezaho ibiganiro birimo inyigisho zitandukanye. Inshuti rero bakunzi ba Gutya TV, ndagira ngo no tuganire ku kintu. Ese nize posteri zishoboka ushobora kuba warunguramo umuntu muri gukorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Inshuti rero bakunzi ba Gutya TV yuko amaze gukora subscribe, like and share, comment nazo ukazishyiramo, waba ukoze neza cyane, binatwereka yuko udukurikiye. Rero posteri ngira ngo tuganire. Hari posteri nyinshi zishoboka. Ushobora kurongoranamo n'umuntu kandi mugahuza, mukaryoherwa mwese, mukumva murizihiwe, umubiri wanyu kumva mbese urabahots umeze neza bitewe na posteri wamuhayemo, cyangwa se bitewe n'uburyo nawe ubwaho wamwihereye igitsina, wirekuye ubishaka. My friend, atari ibintu byo kuzuhatiriza ngiki sibyo. Rero ikintu nagira ngo mbanze nkubwire, posteri ya mbere ugomba kuba wakoresha. Hari posteri izwi n'abantu bose, ushobora kuba wakoranamo n'aba bantu bisanzwe kuno n'umwana muto yo ukinisha ibyo bintu abayizi, yo kuba umugore yajya hasi umugabo akaba yamujya hejuru. Iriya ni posteri iryoha nayo cyane, ariko cyane ikaryohera abagore nibiryohera cyane, kuko mu gihe we aryamye ewana agaramye babagenda bamurongora, noneho ukwijyamo yose akayumva neza fresh. Noneho iyo ari nk'umugore nyine uzi gutanga nk'igitsina neza, niho usanga nimba wenda yamurongoye agenda amunyongera, yasa nk'uzamura amaguru ewana ukumva sibyo. Noneho sasa ukaba uri nk'umugore ewana uzi kugitanga neza, ari wa mugore umugabo kujya hejuru ukamenya ukavuga uti mu gihandeho ewana ndamenya kwinyongeranya. Noneho washaka ukanazamura nk'akaguru ewana akagifata neza. Noneho uko agifashe urabona uba wazamuye akaguru, ukajya ugenda yishyiramo ewana, nawe ugenda umanuka mu gace uyizamukira ngiro ugira ute nyine kwa kunda abagore mugomba kunyongera abagore banyu sibyo, abagabo banyu. Noneho yangize yashyiramo vuri muko yumva ageze haryohewe ewana ukazamura, nawe nyine ugahita ugira urya. Ari n'igihe uhita unamugobokera agahita ayifatira ahangaha neza sibyo. Noneho uko nyine agenda ashyiramo niko noneho nawe ugenda urushaho kuryoherwa. Ariko hari akantu wowe ugomba gukora mu gihe waryohewe, ntutumarangiza, kuko iyo ameze gutyo nimba wowe wumva waryohewe ujye uhita usa nkaho umufata. Mu gihe nyine umwifatiriyeho abe asa nkaho acika intege, mu gihe nyine waryohewe ukumva yakomeza. Noneho uko umufashe ngase nk'acika intege, uhita nyine ukomeza ukamugushamo. Iyo yongeye kumva ashaka kongera kwataka, nibwo ahita yongera akakurongora sibyo. Noneho yarangiza ya minota ikabasha kugira ite, ikabasha kwiyongera. Iyo niyo posteri ya mbere nari nkubwiye. Posteri rero ya kabiri ngiye kubabwira posteri ikunda kuryohera abagabo cyane. Posteri ikunda kuryohera abagabo cyane ni ya yindi umugabo kenshi akunze kuba aryamye, we mugore ukicara ku mboro ye ukamujyaho sibyo. Rero icyo gihe iyo umugabo yamaze gufata umurego, mbese igitsina cyubona cyahagaze, warangiza ukaza ukayicaraho, niho hahandi utangira kuba ewana wagera ku gikorwa neza gutya nyirizina. Mu gihe noneho wayicayeho, ikintu wowe ugomba gukora, ugomba gutangira uyiriho ukajya ugenda uyizaho uyimanukiraho gake uyicaraho gake. Noneho uko uyicayeho gake aba ari nako ugenda umurya utunwa, ukomeza kumukarisa, ugenda ukoza akarimi mu gutwi, wonka mu gutwi ewana, ugeraho ngaho nawe ukumva umubiri wirekuye. Ariko noneho uko ugenda wumva urushaho kuryoherwa cyangwa ubona ko umugabo abirimo neza, ugenda wongeza volume mwana we. Noneho warangiza ewana kugira ngo noneho nawe umuryohereze bikaze, ugatangira ukajyataka ukayicaraho cyane, ugenda uyimanuka uzamuka gutyo ewana. Mbese nawe ukamukorera iki, ukamukorera akazi kose sibyo. Iyo posteri rero abagabo barayikunda cyane, kuko hari n'igihe umugabo aba arimo arakurongora nawe, byaterwa n'uburyo nyine yumva yaryohewe, wenda utangiye gucika imbaraga, nawe ni hahandi ahita atangira mu gihe nyine aryamye gutya, nawe agahita atangira akagufata gutya, akahita kuzamukiramo sibyo, uri kubireba. Noneho uko abayishyiramo, noneho we aba yayishyizemo n'imbaraga yose ayizamuramo, wumva yakweriyemo hose akomana, ukumva ahantu hose ewana irimo neza fresh. Iyo rero
posteri mu bimenye mwabagore mwe abagabo barayikunda kandi nubwo ari bo bayikunda natwe turayikunda kuko tuba turimo twijombera imboraho dushaka ko tuba tuyifite mu biganza byacu tuba twayishyiriyemo tumenya ngo ndikaraga gutya ndanyonga gutya ewana ndakaranga kanyobwa gutya ewana menye uburyo nyine ngomba kuyicaraho neza fresh kandi mu gihe uri kubikora nawe wumva byishimiye n'umugabo wawe bite nuko uri bubimukorere nawe bayumva abyishimiye bya hatari sibyo hari iyindi posteri yitwa giti ese waba uzi posteri yitwa giti kora subscribe like and comment ubundi dukomeze dukore na share ewana uzisangiza abandi nabo babashe kuba basobanukirwa posteri rero yitwa giti ni posteri ushobora kuba warongoranamo n'umuntu umuziritse hari ukuntu ushobora kuba wagenda ukarongorana n'umuntu nubwo bite n'uburyo yumva ashakamo igituba cyangwa bite n'uburyo wumva ushaka kukimuhamo ukagenda kumuzirika amaboko n'amaguru ewana gutya pe noneho we warangiza icyo gihe ikintu uhita ukora nuko umwirekura wumva bikurimo ariko nyine ibyo ngibyo agomba kubikora mwabanje gutegurana ubundi ukamuha igituba iyo uri nk'umugore utanyara kenshi aho ngaho umugabo abagifite n'ubu ugifite kwifunga n'ubu ukigize gutuba wagiye warangaye aragenda akagukubitira ewana akagukubitira neza fresh niyo waba uri mu kagatare icyo gihe akenshi uhava ari uko wanyaye uhava amavangingo yaje inshuti yanjye ariko umuntu wumva yuko nyine ashobora kuba yakora iyo posteri yitwa giti gusa nyine ikoreshwa n'abantu bakeya sibyo icyo gihe ahantu biryoha cyane nuko akenshi ugomba nko kumuzirika nk'ahantu ku ntebe sibyo intebe nyine ihagaze neza ikomeye noneho we warangiza ukaza ugasa nk'umupfukama imbere cyangwa se ugahagarara icyo gihe uba umufite wese inshuti yanjye kuko nimba ameze ukubaziritse aha n'aha ngaha gutya ucishamo akagozi noneho we yaryoherwa kwa kundi baba bajya kuyitagira we aba yivugira gutyo nyine kuko aba yumva nyine mu kanwa ntabwo aba agifite umwuka w'uko yavuga ngo abusohore wose kuko aba yumva yizwe bya hatari icyo gihe noneho uko aryoha anameze gutyo niho hahandi agerageza kugenda kugira ngo naho utabashije kuba washyira nawe ube wahashyira sibyo nshuti rero bakunzi bakurikiye Ihogoza TV ngiye kubabwira iyindi posteri bita akinyuma posteri y'akinyuma ni igihe uri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina noneho mwaba mushaka guhindura ukabwira nk'umugore ati makinyuma akinyuma rero mwabagore mwe ni igihe wowe wagiye ku gitanda ukunama noneho wakunama ugasa nkaho igituba cyose kijya hanze ariko noneho kugira ngo bibashe kugenda neza kugira ngo umugabo acyumve nuko wishyiramo yuko ugiye kukimuhana nicyo utitangiriye itama noneho nawe ewana ukagenda ugasa nkaho utanya amatako ho gakeya ubundi noneho kukimuha neza nayo ikajyamo neza fresh nuko uba wunamye utya none uko agenda yishyiramo nawe ukajya ugenda ukanyongera gake gake sibyo uri kubibona noneho wagera aho ngaho ewana wumva nawe utangiye kuryoherwa watangiye kongeza volume niho hahandi nawe uhita utangira ukamunyuguriza neza fresh sibyo uri kubibona ariko noneho ikintu burya kiba kiza cyane mu gihe azajya barimo kubikora uzajya ufata intoki zawe use nkaho ukoza kuri rugongo yawe none uko ayishyiramo nawe uzajya ugenda ukoraho kuri rugongo ukoza n'udutoki ku mbore yewe yifata wongera usubiramo gutyo ugenda ukoraho noneho waba uri nk'umuntu ewana ufite igituba kimeze neza fresh akajya abikora uko ukozaho udutoki nawe acumita ugenda uzana amazi neza nyine gake gake iyo posteri nayo yakinyuma akenshi umugabo utajya upfa kurangiza ayirangirizamo kandi natwe iyo posteri muri posteri za mbere zituryohera kubwanjye niko mbizi n'abandi barabizi wenda batayikunda bashobora ko ari bake simbizi ariko iyo posteri iryoherwa n'abantu benshi reka ngaruke ku muntu twigeze kuganira arambwira ngo ntago yarongora ngo sheri we cyangwa umugore we ngo posteri yakinyuma ngibyo ngo wabikorera indaya aho ngaho uribeshya cyane kuko nutajyimukora akajya handi bakayimukorera ntuzavuga yuko nge ntakubwiye ntago ari inyicarubozo ahubwo iriya posteri iraturyohera cyane iryo nibanga nkwibiye wowe twaganiriye ndabizi uri burebe Ihogoza TV ndetse n'abandi mwese muri buyirebe icyo kintu mukimenye sibyo hano hari yindi posteri ngiye kuganiraho yo kuba warongorana n'umuntu muri dushe urabona wagiye kogana n'umugabo wawe
cyangwa se n'umugore wawe cyangwa n'umufiyansi wawe, mujye muri dushe, fata agasabune n'amazi mubanze mukarabe muke, nimumara gukaraba neza umwanda nyine wabashizeho, wongere ufate agasabune kawe mu buryo bwa karesi, ugende nyine nimba uri umugabo ugenda ukora ku mugabo wawe gake gakeya, ugenda umukoraho gake gake, noneho kwa kundi wagiye umukoraho niho hahandi ushobora kuba wakumva yuko niho handi nyine uhita uvuga uti se sheri wanjye ko numva ndi kubishaka biragenda gute nyine ibintu nk'ibyo. Wowe nimba wumva ko uri open kuri we, ni mukarabane neza, mugende mu masanya mukozanyaho udutoki turimo turagenda tunyerera kubera agafuru. Noneho mu gihe wumva wageze aho ngaho wabishatse, niho uzagenda ugafata nk'igitsina cy'umugabo, reka mere ku bagore, ugafata nk'igitsina cy'umugabo ukagenda ukamenaho utuzi, sibyo, ukabanza ukayoza neza, urufuro rugashiraho, nawe igituba ukacyoza neza, urufuro rugashiramo, ubundi ukicira bugufiya ukabanza ukonka imboro y'umugabo wawe. Wamara kuyonka niko uzagenda ukora ku mugatuza ke, umubiri we hazabaho hakiriho akagasabone. Noneho umugabo nawe azarushaho kwiyumvamo ubushake bitewe n'uburyo uri kugenda umukoraho, yumva nyine hanyerera bya hatari. Niho hahandi uzajya uhita umanika akaguru kamwe, akaguhagarara imbere ukagashyira nko ku gikuta, ubundi akakubya agaturu umuhagaze. Ako gaturu kararyoha cyane. Noneho uzi nk'iyakwegereye uhita ugenda wumva nyine umubiri unyerera, ukavuga uti cyakora mu buzima wa mugabo we ni wowe unkosoye. Ibyo bintu rero biba ari byiza cyane cyane, ariko sibyo. Noneho warangiza ikindi kintu ngiye kukubwira, ikintu cyambere ugomba kumenya ni uko umugabo wese uzajya aramuka bakurongoye ugomba kuzajya uhita umushimira, sibyo, ukamuga ati sheri urakoze, uri umugabo mwiza, ni ukuri naryohewe. Ibyo bintu bituma umugabo agira ubushake kurushaho, sibyo, bitewe nuko nyine ubuzi gushimira. Akuzi kurongora umuntu ukamurongora ukihwasha ukagira utayarangiza ukabona hise agwira atanakubwiye ngo urakoze, biriya bintu birababaza. Niyo yaba atakuryohereje uzajya ubimubwira, sibyo. Hano hari yindi poster nayo ngiye kukubwira, hari uburyo ugomba kurongoranamo n'umuntu, ariko akenshi reka mbihere ku bagabo. Nimba wowe uri umugabo ukaba wenda uryamye, ushobora kuba uryamye ariko umugore wawe yumva ashaka imbare ko we ntabashe kuba yabona uko ahita gusaba. Urabona nkuko nge ndyamye uko nguko nawe uryamye uko. Abagore benshi ntabwo tujya tubasha gutinyuka tuvuge ngo dushaka imboro, ariko mwa bagore mwe mutinyuke mujye mumenya kwisabira, sibyo. Noneho uko nguko wagiye nyine umwisabira, niko hahandi uzaza ukamera nk'uryamye gutya. Noneho ku ikintu wagabo kiza kuvuga ko umugore abishaka, akenshi muzajya muryama ubona ari kukwegereza iki gice cy'inyuma gutya, sibyo. Noneho uko abarimo kikwegereza, ubwo nyine nawe ujye umenya yuko kabaye. Noneho hari n'igihe umugore ahita atangira agata kurenzaho akaboko gutya, kakaza nk'ahangaha inyuma agenda kwikoreshwaho, cyangwa akamanuka akinjira ku gitsina cyawe gifata agasa nk'ukirambika hano ku matako. Ayo niyo mayeri cyane cyane dukunze gukoresha abagore, sibyo. Icyo gihe rero sasa kugira ngo uzahite umukubita akantu kameze neza, wowe uzahite umukarisa nyine yimereye gutyo, mumeze nk'abihugiye mwibereye mu bindi. Umukarise gake kuko umugore buriya washatse ibintu cyane, yewe abakaze abarimo agenda gurumana. Noneho uko mu gihe uzaba nyine we wimereye gutya, uzamukarisa none inyuma ugenda ukirigita mu gituba ushyira ku mwenge. Umugore nawe wabishatse wanakiza abacyoroshye bya hatari, nurangiza wifatira imbure yawe uyimushyiremo. Uko uyimushyiramo noneho umugore ubizi azagerageza buryo ki azajya agenda kuyishyiramo, ariko agenda asa nk'ugufasha, sibyo. Noneho kugira ngo bizahite binaryoha ari nako kandi bifatanyije, ushobora kuzahita ugira ute asa nk'uwitambika agahita kurenzaho akaguru, noneho yakakurenza wowe ugahita winjiramo ukaryamisha urubavu, akaguru kamwe kore hasi y'umugore akandi yakakwikize hejuru. Icyo gihe ubu gifite cyose niho hahandi uyishyiramo. Noneho uko wumva ugenda uyishyiramo ukumva ibintu ni fresh kabisa, ukumva ibintu ni umunyenga, sibyo. Icyo kintu rero ni ikintu ugomba kumenya yuko uko byagenda kose umugore washatse imboro ugomba kumurongora, ariko nawe ukajya umuganiza ukamutegeka neza yuko mu gihe wumva ubishaka agomba gukora ibishoboka byose akaguha neza igituba, sibyo. Bagiye
nshuti bakunzi rero posteri nagira ngo mbashe kubagezaho zari izo ngizo. Hari posteri nyinshi cyane ariko nago nabasha zose guhita nzibabwira ngo bizite zirangira. Mwe munkorere teste mukora izo nababwiye, ubundi nimurangiza nimugire izo mumenyamo muzashyire muri comment. Ubutaha nimbona hari izo mwabashije kumenya nzahita mbazanira izindi